Mwiriwe neza ndabizi namwe mwari mumperutse ariko mbanje kubiseguraho nari nararwaye ntabwo nari meze neza nubwo mutansuye ariko reka twikomereze n'isomo ry'uyu munsi ntabatindiye twari twize ubwa mbere utwatuzo bibutsa gukora subscribe like share and comment murebe no muri harimo link kuri YouTube channel uyu munsi rero tugiye kwiga icyo bita itondagura nshinga ariko reka tubanze turebe ese inshinga zirimo amoko angahe. Tugira inshinga iri mu mbundo tukagira n'inshinga itondaguye. Inshinga iri mu mbundo ni inshinga itaratondagurwa muri ngenga zose, mu gihe inshinga itondaguye yo ni inshinga yagiye muri izo ngenga nyine. Noneho ku bijyanye n'inshinga iri mu mbundo hari ibiyiranga. Ese irangwa n'iki? Inshinga iri mu mbundo irangwa na ku cyangwa gu. Urugero: guteka, gukunda, kuryama, izo ni ka nyine. Kurira, kurira, gukora ndetse n'izindi zitandukanye. Ni muri urwo rwego rero twikomeze turebe ese itondagura nshinga ni iki. Itondagura nshinga ni ukuntu inshinga igenda ihindura intego yihwanisha na ngenga, uburyo, igihe, injyana, ingiro ndetse n'icyo bita irebero. Ibyo nibyo bita itondagura nshinga. Ibintu mvuze ndabizi ntabwo bisobanukiwe, niyo mpamvu tugiye kubigenda tubinyuramo kugira ngo turusheho kubyumva ku buryo bwimbitse. Twikomereze duhere ku ngiro. Itondaguye ingero kamere ku rugero mbere yuko tujya ku ngiro. Twabivuze hejuru tuvuga ngo ni ukuyitondagura tuyicishije muri ngenga, uburyo, igihe, ingiro, injyana ndetse n'irebero. Ahubwo ngo mbere ko rero duhera ku ngiro tugiye kubanza tumenye nk'urugero nka rumwe cyangwa se ebyiri z'inshinga zitondaguye. Urugero: gukina. Inshinga gukina ni inshinga iri mu mbundo ariko ushaka kuyishyiramo ukavuga ngo abana barakina. Ushaka kuvuga ko abana bari gukora igikorwa, ni ukuvuga ngo iri kwerekana igikorwa abana bari gukora, barakina, ntabwo bikiri gukina. Ukongera ukavuga ngo Mugisha avuye i Kigali, Kalisa arwaye umutwe. Yari inshinga kurwara, avuga ngo arwaye umutwe. Twihuse cyane tugiye kureba icyo bita ingiro. Ese ingiro ni iki? Ingiro z'inshinga tugira ingiro nkora, ingiro ntega, ingiro ngaruka. Rero inshinga ishobora kwihuza ndetse ishobora kugira ingiro izo ngizo zose ikagenda izinyuramo. Ingiro nkora, ingiro ntega ndetse n'ingiro ngaruka. Ese ubundi ingiro nkora ni iki? Ingiro nkora yerekana ko ruhamwa cyangwa se itsinda rya ruhamwa ari ryo biri gukora igikorwa. Yerekana ko ruhamwa cyangwa se itsinda rya ruhamwa ari ryo riri gukora igikorwa. Ushobora kwibaza ngo ni gute? Umuntu aravuga ngo abanyeshuri bariga ikinyarwanda, Kalisa arakina umupira. Ni ukuvuga ngo ruhamwa ni Kalisa, arakina ni ya nshinga yacu, umupira ni icyuzuzo. Ukaba wavuga ngo imvura izagwa mu gitondo. Imvura izagwa ari ryari? Mu gitondo. Nubwo bari kwerekana igihe imvura izagwira, ngo igikorwa, imimerere ya ruhamwa. Ngo imvura niyo izagira ute? Niyo izagwa. Bishatse kuvuga ko ingiro
nkora yerekana ko ruhamwa cyangwa itsinda rya ruhamwa ari byo biri gukora igikorwa. Tujye ku ngiro ntega. Ese ingiro ntega imeze ite? Ingiro ntega, ruhamwa niwe ukorerwaho igikorwa. Ruhamwa niwe ukorerwaho igikorwa. Icyari icyuzuzo gihinduka ruhamwa. Ahangaha hifashishwa icyo bita icyungo na. Abiga icyongereza barabizi, tugira icyo bita passive voice ndetse na active voice. Ingiro ntega niyo turiho. Ushobora kuvuga urugero kuvuga ngo nk'uko hejuru twabonye mu ngiro n'imbusane y'ingiro nkora. Nk'urugero kuvuga ngo sugira, twabonye tuvuga ngo sugira yerekanye ubuhanga. Ukavuga ko ubuhanga noneho bwerekanywe na sugira. Hano sinicyungo nta kigaragara cyane nta kivuga ngo na, ahubwo hifashishwa n'ingereka ngirwa. Ingereka ngirwa nazo tuzazinga igihe kirahari, ndi hano ku bwayo. Cya mbere ni ugukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ndebe ko ibiganiro byanjye muba mubikurikiye neza. Dufate urundi rugero rw'ingiro ntega. Ushobora kuvuga ngo ikinyarwanda kirigwa n'abanyeshuri. Muri make mu ngiro ntega mu ngiro nkora twavugaga ko abanyeshuri bari kwiga ikinyarwanda. None hano ikinyarwanda kiri kwigwa n'abanyeshuri. Ibyo nibyo twita ingiro ntega. Kuko irumva ko gwa yafashe wa, yariga ifata wa. Iyo wa akaba ari ingereka ngirwa. Dufate urundi rugero kugira ngo turusheho kubyumva. Ushaka kuvuga ngo abahinzi barahinga umurima. Ugahita uvuga ko aho ni mu ngiro nkora. Nkora yerekana ibyo ruhamwa niwe uri gukora igikorwa. Mu gihe muri ntega ruhamwa akorerwaho igikorwa. Icyari icyuzuzo kigahinduka ruhamwa, hakifashishwa ingereka ngirwa ndetse n'icyungo na. Umurima urahingwa n'abahinzi. Mu gihe abahinzi bahingaga umurima. Tugeze ku ngiro ngaruka. Ese ingiro ngaruka ni iki? Ingiro ngaruka noneho ruhamwa yikoreraho we ku giti cye, niwe wikoreraho igikorwa. Twavuga ngo abanyeshuri bariga ikinyarwanda mu ngiro ntega, mu ngiro nkora. Naho mu ngiro ntega twavuga ko abanyeshuri ikinyarwanda kiri kwigwa n'abanyeshuri. Mu ngiro ngaruka ubwo tuzavuga mbaye amasegonda 5. Ndumva mushaka kuba mwabishoboye, cyangwa se reka niba byabananiye reka mbafashe. Ni ukuvuga ngo hano ikinyarwanda noneho abanyeshuri bariyigisha ikinyarwanda. Abanyeshuri nibo bari kugira ute? Bari kwiyigisha ikinyarwanda. Abanyeshuri bari kugira ute? Bari kwiyigisha ikinyarwanda. Iyo ni icyo bita ingiro nkora. Nicyo bita ingiro ngaruka. Urundi rugero, ariko dukoresha mu cyongereza tugira icyo bita grammatical competence. Ni uburyo bwo kubaka interuro ikabyara inyito. Ntabwo icyo bita sentence meaning hari ushaka kubibaka nabi hano igapfa. Hari igihe nk'umwarimu ashobora kuguha nk'ijambo ahubwira ngo rishyire mu ngiro nkora kandi idashoboka. Tuvuge umurima urahingwa na Karesi, akubwira ngo ishyire mu ngiro ngaruka. Ntabwo bavuga ko umurima uri kwihinga, ntabwo bibaho. Uyirekera uko iri, nawe ukoresha sense, your mind.
uko ubyumva, ibyiyumvo byawe, feeling, uko ubona icyo kintu niko ugikoresha. Ntabwo uvuga ngo uko bisa kose nimva gutyo biraba aricyo. Uyireka gutyo ukavuga ko itashyirwa he mu ngiro ngaruka. Urundi rugero rw'ingiro ngaruka ushobora kuvuga ngo umwana, mama aratamika umwana. Mu ngiro ngaruka tuzavuga ko umwana ari kwitamika. Iyo niyo bita ingiro ngaruka. Twihuse cyane rero tugeze ku cyo bita injyana. Injyana ni iki? Injyana ry'inshinga cyangwa se iguno ry'inshinga. Hano ni uburyo inshinga ishobora gukenera icyuzuzo cyangwa ntigikenere. Ni muri urwo rwego kandi habaho injyana nyacyuzuzo ndetse n'injyana ndekacyuzuzo. Injyana nyacyuzuzo, urugero, ushobora kuvuga ati umpa amafaranga ngure amavuta. Iyo ni injyana nyacyuzuzo kuko akeneye icyuzuzo. Uvuze ngo umpa amafaranga, iyo nteruro ntabwo yihagije, ahubwo umpa amafaranga ngure iki kintu. Iyindi nteruro, tubonye ibijumba, ntabwo yuzuye, ushobora guhita ushyiraho twarya. Indi nteruro y'injyana nyacyuzuzo, nagiye kubona mbona, icyo ntabwo byuzuye, araje. Iyo yitwa injyana nyacyuzuzo. Naho injyana ndekacyuzuzo ni ijambo rito rifite igisobanuro. Urugero, ndashonje, ndumva nta kindi urenzaho, ndarwaye, ndagukunda. Nta bindi biteze kongerwaho, interuro ubwayo yatanze iki? Igisobanuro. Injyana nyacyuzuzo turayibonye, injyana ndekacyuzuzo nayo turayibonye, ndetse tunabonye n'injyana cyangwa se iguno icyo bisobanura. Twahereye ku ngiro, tubona ingiro icyo ari cyo, aho inshinga zifashishwa mu ngiro ntega, ingiro nkora n'ingiro ngaruka zishobora kubigira. Tugeze ku injyana cyangwa se iguno, ni uburyo inshinga ikenera icyuzuzo cyangwa se ntigire ute, ntigikenere. Aho tuhavuye rero tugeze ku cyo bita indango. Ese indango ni iki? Indango z'inshinga ni imitondagurirwe yemeza cyangwa se ihakana. Ni nayo mpamvu habaho indango yemeza ndetse n'indango ihakana. Ushobora kuvuga ati indango yemeza ni ijambo ryuzuye. Urugero, jya kure yanjye, aremeza. Kalisa arwaye umutwe. Iyo nteruro ugira ute? Iremeza. Mukamana akunda ibiryo, iremeza. Iyindi, ntitwize ikinyarwanda, irahakana. Sinzongera kurya ibishyimbo, irahakana. Kamari ntiyigeze abimenya. Iyo ni indango natwawe n'indango. Ni indango ihakana, ntiyigeze abimenya. Aho tuhavuye rero tugeze ahantu hitwa, ibyo byo mwabifashe, irebero. Ese irebero ni iki? Irebero ry'inshinga rigaragaza niba igihe igikorwa cyabaga cyarakomeje cyangwa se cyarageze igihe kigahagarara. Aho niyo mpamvu habaho irebero nshize ndetse n'irebero nkomeza. Waba ushaka urugero, tukavuga ngo Kamari yakinaga umupira. Icyo gihe yakinaga, iyo ni irebero nkomeza
kuko yari akiri gukina, yamukubitaga inshyi z'amatwi. Icyo gihe yamukubitaga byari bigikomeje. Irebero nshize dushobora kuvuga ngo Muhire yakunze, iyo yaba ari Irebero nkomeza. Ushobora kuvuga ngo Kamari yaramutahije, byararangiye, yarambwiye ngo amutashye, aramutashye. Gutashya umuntu ni ukumusuhuza. Reka rero mbe mpiniye ahangaha. Tubonye icyo bita indango z'inshinga, twarebaga icyo bita itondaguranshinga, tubonye uko inshinga itondagurwa hifashishijwe igihe, ingiro, twazibonye ingiro ntega, ingiro nkora, ingiro ngaruka, tureba irebero nshize nkomeza, turebera injyana ndekacyuzuzo na nyacyuzuzo, tureba muri ngenga ho ntabwo tuhavuga ko ni ugufata inshinga ukayishyira muri ngenga zose, tuzazireba nazo ko ngenga ni nyinshi, si nyinshi cyane nk'uko nashyiramo ibikabya nk'umwarimu, ariko ni nyinshi. Tuzareba ngenga ya mbere, ngenga ya kabiri, rwici, tunabona nuko dukora interuro hari n'aho bigera tukisanisha muri ngenga zose iyo tugeze mu binyazina. Reka rero mbe mpagarikiye ahangaha, ndabakunda cyane, mbibutsa gusharinga mubyo mwoherereza umuntu isomo twize kugira ngo nawe abashe kubisobanukira. Bye bye, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Yari Teacher David. Mwakoze gukurikira iri somo kuri YouTube yitwa Arbaz, ikiganiro menya vuba ikinyarwanda. Niyo utashyira Arbaz wanditse ngo ikiganiro menya vuba ikinyarwanda TV, ubona YouTube yacu. Bye bye.